no kuvuga jewe Prophète General Martin ndi umuhanuzi, ntabwo ni kuri Pasika Pentecoste. Hano nta kinyoma, nta buziyaziya, nta ruswa, nta no kujurira. No kuvuga igisoda cy'u Burundi kigiye kuba mu ntambara ariko kitari hamwe. Iki gisirikare cy'u Burundi kigiye gutererana Ndayishimiye mu gihe cy'akaga. Iyo mpamvu abarebera mu mwuka, muri siyanse z'umwuka dufite ubwoba bwinshi, kandi ntashobora kupfa kukubwira kireka ubaye usenga niho wabyumva. Ariko ubwoba si ikindi. Iyo witegereje abagiye gupfa, ukitegereza amasasa agiye guturagurika uko angana, ukareba abazahunga, ukareba abazatandukana n'abagore, ukareba abazatandukana n'abagabo, ukareba abana bazatakara mu ibarabara mu gihe cy'intambara, ukareba imitungo izangizwa, wareka kurira, wareka kugira ubwoba. Koko iyo witegereje iyi ngwano base militaire z'u Burundi, ubu no kuvuga ibitero byose biri kugwa muri Nord Kivu na Sud Kivu birategurirwa i Bujumbura. Tureke guhenda abarundi, tubabwire ngo amahoro, cya kirundi kiza turamukanya ngo amahoro sava byiza cyane. Mugabo Neva yagize agira ikosa, ashora abasoda mu ngwano, ariko amafaranga ava muri iyo ngwano ntacyo amariye abasoda, n'ubundi baragowe, n'ubundi bararushye. Niyo mpamvu rero ukwegeye Burundi ni Evariste Ndayishimiye. Intambara si nyihanura uyu munsi, sinange wayitangiye kuyihanura, ahubwo impamvu nyivuga uyu munsi nuko ishyitse cyangwa se nuko isohoye. Impamvu ndira cyangwa se mbabaye cyangwa se ntunuye nuko abarundi n'abarundikazi bo ntabwo babasha kukurura ingorane hari cyangwa akababaro gahari, ahubwo abarundi bari mu kaga, bari mu cyo nakita uburibwe n'umuruho n'umubabaro bashobora kwinjizwamo na Kaspari Baratuza, Reveriyani Ndikuriyo, Ndayishimiye, General Zendabirabe, n'uyu batazira ndakugarika. Guverinoma y'u Burundi yo yamaze kwimba ikinogo ku nyungu z'amahera Burundi butakayemo. Guverinoma y'u Burundi yamaze gukereye intambara kandi idashoboye kuza kuyirwana. Guverinoma y'u Burundi iyo ubitse inyama ubwo uba witeguye sakabaka cyangwa imberebere cyangwa inkukuma. Iyo wamaze mu rugo rwawe kwinjizamo umugera, uhamagaye kunywa ibinini bya buri munsi. Ofete rero hano ikintu gihari nuko nuza kwitegereza ukareba, hari umwiteguro w'ibanga. Narabibabwiye mube maso, ndabasabye muryame musenze, nimubyuka musenge mu kibira. Mwibuke ko hari abacashuro bariyo cy'u Burundi, FDLR, Wazalendo, Mayimayi, FARDC, FDNB, bari mu myitozo bo, ndetse banavuga ngo ni ibitero bashobora kugaba muri Kongo, ariko ni imyitozo nanone bavuga bati u Rwanda nirutwataka tube tatife, tube hange. Ariko mu by'ukuri icyizere Sebarundi yabaha ni icyizere kidashoboka, kitanabaho, kuko kenshi na kenshi agira imvugo imeze nk'imwe ya Donald Trump ihindagurika ibeshya, kuko yaravuze ngo inkotanyi yazikubise amasaha abiri barazumukije, ngo kandi nta n'ibikoresho bihambaye nari ifite. Ariko mu by'ukuri tudahendanye ni ikinyoma, n'urubwa, ntaho yahuriye n'inkotanyi. Arongera aravuga ngo bazaze turwane, ngo amasaha abiri azaba zitsinze. Ni ukuvuga abahamagara ntabazi n'ibyo ari kuvuga, ariko igihugu cyo yamaze kukimbira ikinogo, nawe ajya bivuga ngo akigejeje ku mpanda. Ntacyo pfa na nyakubahwa haye Evariste Ndayishimiye, ariko imburi narayimuhaye, turamuburira n'umutambukanyi wiwe. Hano twaravuze turiharura. Buno rero ibintu bigiye kuba nibara n'agahomamunwa, boroga, rira, utakira Burundi. Nibura Imana ishobora byose nibinahitana bihitane izo ndongozi, kuko icyo umuntu abiba nicyo yimbura. Mugabo urabona ko n'iri turika riherutse kuba i Bujumbura ikibonekeje n'ikigaragaje. Ntabwo aka gatsiko kateye kamuha, ntabwo ariko byahitanye, ahubwo byahitanye abasivile, byaciye bikorokera ku basivile. Biriya rero zambonera
ibi rero imbonerakure zirigwa ziremamo abantu icyizere kiba mu bikorwa ntabwo kiba mu munwa. Icyizere kiba, niyo mpamvu nanjye n'ubuhanuzi bwose nanyujije nagiye mbabwira ibimenyetso. Iyo mpanura gusa nta kimenyetso, ngahanura gusa nta bimenyetso, ntabwo abantu bari kubyizera. Ariko niba nababwiye ngo mutegereze nkababwira inti Bunyoni agiye gufungurwa, agafungurwa, abantu bakaguma kuvuga ngo n'ubundi arabeshya, ngo dusanzwe tuzi ko abeshya. Nkababwira inti abantu kuri bisi ku Musaga mube maso, ejo bundi bakahaturitsa muri kureba. Nkababwira inti hagiye kubaho ibi n'ibi, ntabwo ndi busubiremo koko ni byinshi, kandi n'umuntu ucukumbura ibiganiro byacu byatambutse arabibona, ntabwo ibyo mba mvuga. Kandi nta nubwo ari Uburundi gusa, mwibuke ko navuze inti Kamala Harris na Donald Trump bahanganye, nti Trump azatsinda amatora, ubu yarayatsinze. Trump ndamubuza kujya muri Iran kurwanayo, ntiyumva, kandi nabimubwiye atarajyayo. Ndetse na nyuma yaho Imana irambwira ngo gira uhanure Trump ahagarikira hageze ntiyongere kurasa, arangaguma kurasa. Ndababwira inti muri Amerika umuyaga ugiye guhuha. Muri komenti muze kubitubwira, harimo abantu baba barumvishije icyo kiganiro rwose, ndabishingira intabe. Ntabwo rero nge ndi umuntu sindagera muri Amerika sihomba, ariko se niba Imana marayika mpagarama akambwira ngo reba Washington bigiye kuba, sinzi yewe, mu buryo bw'umubiri sindagera muri Amerika. Donald Trump ntanzi, n'ururimi avuga si rwo mvuga. Icyakora iterambere ryaraje, bashobora kubinyuza muri Google ukabyumva, bagakora translation ukabihindura mu rurimi ushaka. Hashobora kubaho nanone icyo nakita ko Imana yishobora ubu butumwa nge nkabusohora uku, ariko yikabunyuza mu Cyongereza igaca mu bandi akabimenya. Ariko nanone binubaka abakurikiye Imbabazi TV gatatu. N'ubu ngubu mpamya ko iyi ntambara ndimo ndabaza Imana igiye izarangirira ya Iran na Amerika, kandi amakuru izayampa nuko biza kugenda. Ariko by'umwihariko nibandanyirize icyo si cyo kinzinduye, ahubwo nari nzinduwe no kuvuga ngo iyi ntambara cyangwa se ingwano iri mu gisagara cya Bujumbura, iyi ngwano iri muri Gitega, iyi ngwano abasirikare cyangwa se abapolisi, amaso y'igihugu, ijisho ry'iburyo ni abasirikare b'u Burundi, ijisho ry'ibumoso ni abapolisi. Aba bantu bose bararangaye, kandi kurangara kwabo cyangwa se kudaha agaciro amasengesho yakorewe mu gihugu, kuko amakuru barayafite. CNDD-FDD ifite Eglise Roche, utari muri Roche afite irindi. Mwibuka abaminisitiri bose bo muri iyi guverinoma ari iy'umuhisi Pierre Nkurunziza barasengaga, ariko Reveriyane Ndayishimiye yirirwa ahetse umusaraba. Ushaka kumbwira ko rero nta makuru bafite? Nimbivuga uko rero ntahure kandi unyumve, kandi rwose twumvikane neza. Bo bavuniye ibiti mu matwi, ariko amakuru barayafite. Bo baragiye bigira ku ruhande mu nyungu zabo, ariko amakuru twarayatambukije. Gakwaya yarabihanuye, Ntuza Rameki yarabihanuye, umupasitoro w'inshuti yanjye nakundaga cyane uyoboye misiyoni ya Ntahangwa. Ariko Imana imutuza heza tuzamusangayo. Eli yarabihanuye. Erega harimo abantu bahanura mu bwenge, harimo n'umuntu ushobora kurira ngo Mana tabara, Mana agahanura. Nje nimubona mpanura waze nkasobanura ibintu, nkavuga inti ibi bimeze uku, ibi bimeze uku, hagiye kuba ibi, bigiye kugenda uku, hagiye kubaho iki. Biba bivuze ko umuntu wese ahanura uko yategetswe, ariko urungabangabo n'urujijo ntabwo bikunda kundanga. Abo dusengana barabizi. Kandi Profete Generali Marite Simba mu buhanuzi bwitwa Nza, shubundi narababwiye ngo uzarokoka iyi ntambara zaba umugwiza atunga. Nuko ari amakuru ufite y'ijoro. No kuvuga rero ntarandiriye, iki cyiciro cy'abari kwitoza mu kibira ubundi nicyo gishobora kuba kiri buvemo kofri yo kwatakana. Uyu mujyi wa Uvira ugoswe uzengurutswe, ubundi niwe ushobora kuvamo kofri yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ubundi intambara
intambara igomba gutwara 2/3. Nimwumva mbabwira ngo turire tuboroge, itabye he, ihambye he, yenyegeje he? Prize yayo ni ma 20. Navuga rero ubu hasigaye gukanda trebuteri, intambara ikaka. Kandi iyi ngwano ntimugire ngo ibyaha byose Wazarendo ikora, ibyaha byose FDLR yakoze muri Kongo, muri Nord Kivu na Sud Kivu, ibyaha byose Mayimayi yakoze, ibyaha byose iriya mitwe igera muri 200 ntirirwa mbarira hano ibyaha bakoze, ugomba kwishyura iyo fagitire ninde? Ni Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye rero si ugomba kubyishyura, ahubwo harimo abantu bagwa mu mporera, ari nabo dusengera, ari nabo turirira, ari nabo twingingira. Abo rero babana na Sebarundi ku buzima bwa misi yose, bo baranariye, bahawe icyubahiro, babaye mu modoka nziza, baba mu mazu meza, barongorwa uko bashaka, barongora uko bashaka, bo bazaba banazize bariye. Ariko twebwe nk'abasirikare b'u Burundi, nk'abapolisi b'u Burundi, bapfiriye iki, bazira iki? Niyo mpamvu ubona igisoda bato ntabwo babishyushyemo ibintu byo kuvuga ngo bakingire ngo ingoma, ngo baririre ingoma, ngo bahagarare ku ngoma. Wapi, bo ahantu bahagaze, ahantu bari, ikintu barimo navuga kiboneka kandi kigaragara, nuko bo bari kuvuga bati reka tugerageze turebe igishoboka, turebe ko ibyo bigori twabibona, turebe ko iyo kawunga twayibona, babasoda ubuzima bukendereye. Ariko umutima wo gukunda igihugu, barakunda igihugu cyabimye amata kiyafite, kibima ubuki kibufite, barakunda igihugu muri kubasuka kuri songoye, imvura iramunyagira, nta kote ntaki. Muze murebe igisirikare cy'u Burundi muri Kongo, ayo kigowe nayo kirira nayo kibabaye. Icyo bivuze n'icyo bisiguye kandi icyo bisobanuye, bivuze ko ntabwo gifite imbaraga zo kurwana, ahubwo nacyo kiba kivuga kiti baratwambuye imishahara, bamwe baratoroka, ibyo murabizi, abandi bahungiye muri M23, ibyo murabizi, abandi bararorongotanye mu mashyamba, murabizi, abandi bishyuza udushahara twabo bagahabwa ibihano. Bivuze ko rero ntabwo igisoda cy'u Burundi cyitegure kurwana, ariko kandi nanone n'Imana ibirimo. Niyo mpamvu tuvuga ngo iyi ntambara ije gukuraho CNDD-FDD cyangwa se ije gutsinda CNDD-FDD, ni amarira, ni akaga, ni agahinda. Ariko ikintu kiboneka, ikintu kigaragara, ikintu gihari, ni uko mu by'ukuri FDNB yasenyuwe n'umugambwe. CNDD-FDD imbaraga zakagiye mu gisirikare zagiye mu mugambwe, kandi umugambwe ntuzajya ku rugamba. Niyo mpamvu n'ubu abari kwitoza mu kibira harimo imbonerakure, ariko ntizinavayo, ntizizavayo ngo zijye kurwana. Niyo mpamvu izi mbonerakure cyangwa imbonisi, abazi ijambo imbonisi, ntabwo aba ari abasoda bo kurwanirira igihugu, ahubwo aba ni abatamitswe, ni abatamiye ku nyungu zo kugira ngo bibereho nyine. Ariko urukundo bakunda igihugu se, wakunda igihugu utazi kurwanirira icyo gihugu? Oyaye, bagwanisha iki? Ahubwo kereka iyo Neva avuga ati noneho reka dushyireho ikindi gisirikare cyitwa kunuku, yenda se bakite CNDD-FDD, ariko hariho igisoda kizwi, imbonerakure zanyunyuje. Ubu rero Neva n'amahirwe yagize, ni FARDC yafashe ibintu byayo byose ibizana i Burundi, ndetse inama zibera i Burundi, n'abayobozi bakorera amanama i Bujumbura, n'abanzi b'u Rwanda bose n'abanzi ba FC bose bari i Bujumbura,
ari nako kaga ari naryo ariho navuga ngo ibi ngibi bikwegeye Uburundi. Koko ikambi z'Imwaro n'izi Karusi n'izi Muyinga i Bujumbura hari n'ibikoresho bitahari bya Kongo, ahubwo byagiye bijyanwa mu ntara, koko biteguye ko umwanya uwo ari wo wose ibara ryagwa. Turi kuri Pasika rero, ninjira mu gice cya kabiri kugira ngo dusoze, tunashimira uwakanze subscribe, wandika igitekerezo cyiza muri komenti, abantu badusangiza amakuru bamenye twe tutarayamenya, kugira ngo tuyatangaze abantu bamenye uko bitwara cyangwa bigengesera. Mwese turabashimiye, muri inshuti nziza z'akadasohoka, Canada, Australia, umugabane wa Amerika, w'Uburayi, umugabane wa Afurika, wa Aziya, Kongo Kisasa, Kongo Braza. Mwebwe mwese Profete General Martin ndabagumbiriye kandi mbashimira, mbifuriza ndetse indwi nziza. Navuga rero Pasika, pase kucaho cyangwa gutambuka. Pasika yabayeho umubatizo utarabaho. Pasika ni Pasika ivuga kurya ibintu biryoshye ariko n'ibisharira. Pasika no gusangira umubabaro no gusangira ibyishimo. Pasika n'abantu bari hamwe. Pasika n'abantu bahuje umutima. Pasika n'abantu bagiye hamwe. Pasika n'abantu bavuye hamwe. Harimo abantu nyine bijihije Pasika, ariko twari twabyigishije ntibizihize Pasika ya Satani, ntibizihize Pasika yo mu mubiri, ntibizihize Pasika navuga ngo Pasika y'ibyaha. Kuko ubu hari umuntu wahashye inyama, ahaha umuceri, ahaha imyambaro, asohokana abana be, imodoka bazishyira mu kinamba, batazifite batega amakinga, amamoto, amavromoteri, tukutuku n'ibindi, bariyunguruza hamwe. Imvura yaguye, ahandi izuba rirava, ariko bose bagiye kubyina uwo munsi mukuru, kuwuhimbaza. Mu by'ukuri ese uwo niwo munsi mukuru? Twarabyigishije ko atariho. Umunsi mukuru ni uguhimbaza uvuga ngo ese Yesu nasangiye nawe, ese ibyago Yesu yantambukije by'Abanyegiputa ndabyibuka nkabizirikana. Kuko urumva hamwe dushima ibyo Yesu yatugejejeho byiza, ahandi tukabona ibyo Yesu yadukijije bibi. Ni ibintu bibiri bidasigana. Bivuze ko rero iyi Pasika, ubwo Yesu yasangiraga n'abigishwa be, nta muvumbyi wari urimo, ahubwo bose basangiriye ku meza amwe, kandi bose barariye barahaga, bararya baranwa barahaga. Nta muntu wasohotse muri bari umuvumbyi. Ariko ubu ingo nyinshi habayemo abavumbyi. Ingo nyinshi hari abicaye imbere, abandi bicara inyuma, ndetse no mu buryo bw'umutima ugasanga umuntu araje, soko imyanya yashize. Doke hariho ubusumbasumbane. Kumbwira rero ngo muvandimwe, koko Kristo yakoresheje ijambo rivuga ngo abavandimwe banjye, ahandi akoresha ijambo rivuga ngo inshuti zanjye. Umuvandimwe wawe ni umuntu musangiye amaraso, nicyo Pasika ivuga. Umuvandimwe wawe ni umuntu musangiye amazi, nicyo Pasika ivuga. Umuvandimwe wanjye rero navuga ngo dusangiye amaraso. Noneho Yesu yaravuze ngo abanjye nabumva ijambo ry'Imana bakazitaho, kandi ngo abo nta kibazo ujya kwitaho niba bikoroheye. Sawa, nta kibazo, dukomeza. Ni ukuvuga ngo Yesu yamaze kuvuga ngo sinkibita abagaragu muri inshuti zanjye. Yesu akavuga ngo abavandimwe nabo dusangiye ijambo ry'Imana. Umva nawe, ntavuze umuceri, ntavuze ifiriti, ntavuze inyama, nabo dusangiye ijambo ry'Imana. Ngwino urebe rero ibiterane byabaye by'abantu bagiye gusangira n'abandi umuceri, amafanta, inyama. Kubera iki hatarabaho umunsi mwiza nk'uyu ngo tubone abantu bose bavuga nanjye, cyangwa se abantu bose bagira ishyaka, morale yo kujya gusangira n'abandi ijambo ry'Imana? Ubwo sabo n'abavandimwe. Urebe abashyitsi wagize, cyangwa urebe nawe aho wagiye, cyangwa urebe uyu munsi abantu bitabiriye Pasika. Mu by'ukuri inzara n'inyota bafite muri bo, Bibiliya ivuga ko
abo bantu Yesu ukurikiye Yesu bakajya bamubwira ngo mwami mwami mwami, abandi bakamubwira ngo uri mwiza turabibona doka, ariko Yesu arababwira ngo mwankurikiye kubw'ijambo ry'Imana cyane imitsima. Ni ukuvuga uyu munsi Bibiliya ivuga ngo bari hamwe bahuje umutima, muri bo nta igomwa ryari muri bo, ahubwo bari bahuje umutima. Urebye rero ibirori byabaye ku masitatazi, mwagiye mubibona ku ma YouTube, ibintu byagiye biba, imibatizo kuva mu ijoro ku murango, doke hari ibintu byabaye bigaragaza yuko koko hari umunsi mukuru wa Pasika. Ariko iyi Pasika abantu bayizihiza mu mubiri aho kuyizihiza mu mwuka. Noneho Yesu yaje kureba iyo Pasika wijihije, agasanga kuva mu nzara ukagera mu musatsi nta mwuka wera ukurimo. Ntabwo Yesu mwasangiye ijambo, nta jambo ry'Imana rikurimo, nta ndirimbo z'Imana zikurimo, nta kwihana kukurimo, nta gukizwa kukurimo. Yesu aravuze ngo mwiyine, mwisuzume, ugiye kurya arakaraba, hama ngo mutagigwaho n'urubanza rubi. Ntushaka kumbwira ngo usangiye na perezida utazi, utareba, mutari umwe, impossible. Bivuze rero ko iyi Pasika ni Pasika y'ubutaha uzayitegura. Uhere uyu munsi ukizwe, uhere uyu munsi ufate inzira n'ukuri n'ubugingo biri iburyo, uzizihize Pasika y'Abaheburayo. Yesu aravuze ngo murye uwo mwagazi w'intama wose n'indorwe. Kandi niba twibuka imibabaro ya Kristo, yababarijwe ndi, niba twibuka kuzuka kwa Kristo, ibaza umuntu mupfana, ariko ibaza inshuti yawe mushobora gupfana, kandi bakakwica nabi, buno ni banyice, bantera umusumari ureba, bantera ibyuma ureba, noneho bakubwire ko nawe bari bugukurikizeho uze dupfane. Kuko muribuka gupfa no kuzuka bya Kristo. Niba rero ujyana na Kristo mu mubabaro, ariko ukicira ku ruhande ukaba uri mu muceri no mu nyama no muri fanta no mu mata no mu buki no mu bindi, mugabo uwo mubabaro Kristo yanyuzemo ntuwumenye, ntubunawuzi, ntunawiteho. Yesu akaba yaramaze iminsi ine mumva, iminsi 3 kugira ngo azuke, ariko iyo minsi ntuyimenye. Iyo Pasika umuntu wese n'umwana wo mu wa mbere azi Pasika, no muri primaire Pasika bayize muri za konji zitandukanye amadini yagiye agirana n'amaguverinoma cyangwa amareta. Pasika bayiga muri siyanse zimena aho kuyiga muri siyanse z'umwuka. Niyo mpamvu abantu banayizihiza muri siyanse zimena aho kuyizihiza muri siyanse z'umwuka. Rero Yesu we ategeka ko umuntu abaho mu buryo bubiri, ukabaho mu buryo bw'umwuka wumva uriho, ukabaho no mu buryo bw'umubiri wumva uriho. Kinaragwana ribarikiwe. Niba rero njyewe ndi mu mwuka, nkaba ntashobora kumekinga sure ko Yesu yazukiye muri jye, ko Yesu napfanye nawe kandi nkazukana nawe, nijuru egare ko twaba turi kuryibeshyaho. Koko ntabwo Yesu aba mu myenda, Yesu ntaba mu nyama, ntaba mu mafirite. Ubu nk'iyi ndwi igiye kuza, abacuruzi bo muri Afurika aho tukibikurikirana cyane, mpamenya ko ubu ibyashara bizaba bike, ahubwo hazabaho icyo nakwita inyungu z'uyu munsi wa Pasika. Uba bacuruje ava, ariko ejo rendi, aho mperereye ejo ni rendi, uzasanga abantu bari gucuruza ibintu nuko hari iyi ntambara. Ubundi ibintu byari guhita binagura make, koko amafaranga umunsi bayasohoye ari menshi. Ibi byakozwe rero yaba byakorwaga mu mwuka, nta nubwo twajya twerezwa n'ikime. Ariko ikikubwira ko ibi twakoze ari ibintu Imana itarimo, nta mugisha tuzabibonamo, ntawo. Iyi Pasika twakoze uku y'inyama n'ibindi, kikubwira ko nta gahunda. Imvura mbi zagwa, intambara mbi zizakomeza, ibyago indwara zizakomeza. Doke abafilisitiya n'abaheburayo n'abayuda birivanze. Ikigeragezo ufite uri umukristo n'umupagani nicyo afite, diferansi irihe?
bivuze ko rero gukizwa kwacu no gusenga kwacu, abashumba bari kwegeranya amaturo ya Pasika, bakanegeranya icyubahiro, abashumba bakegeranya icyubahiro cya Pasika, ariko ntabwo bari kwegeranya imitima yo gupfa no kuzuka, ntabwo bari kwegeranya gusangira kw'ibisharira n'ibinezerewe. Hano hari abakristo bari buterezwe cyamunara, abandi bigaramiye banezerewe baguwe neza. Bivuze ko rero Pasika nziza ni ukumenya Kristo. Pasika nziza ni ukumenya ko Pasika itaba no mu byo kurya. Koko ntushaka kumbwira ngo Yesu ari gukubitwa, shyiraho inkoko. Yesu ari kubambwa, ubundi mu busanzwe uyu ni umunsi abantu bari bakwiye kubaho bibuka umubabaro Kristo yagize, bakababazwa n'icyo kintu. Mu busanzwe uyu munsi ni umunsi wakabayeho abantu bose bahuje imitima, bahuje kwisubiramo, kwimenya no kwisaka ko uri kujya mu ijuru, ureba ibyo Yesu yakurenganyije, ibyo agutambukije, ureba ijuru werekejemo n'ubugingo uri kwakira bushya. Donc Kristo yari guhabwa icyubahiro, ariko ubu bamwe barasambana uyu munsi, abandi banywa inzoga nyinshi uyu munsi, abandi niho bari busurane, abandi niho. Donc hari ibikorwa byiza. Iyi celebration iba yabaye, hari igihe shitani ayiprofita akabikura mu mwuka akabishyira mu mubiri, abantu bagafeta iby'umubiri, noneho mu mwuka tugasigara turi zero, turi febre. Yesu rero naza kuza agasanga Pasika twayijihije mu buryo bw'umubiri, iyo ntiyabaye. Ariko naza agasanga abantu bayijihije mu buryo bw'umwuka, iyo yabaye. Ariko bitavuze ko hari abantu basanganywe urukundo n'umutima mwiza, bashoboye gufata umwanya uhagije, atari misa, atari ya minota yo kugira kuno na kuno, ahubwo ugasanga abantu bahagaze mu mwanya umwe, barimo barabwira Yesu ngo udusame, uduhurumiye, udusayidiye. Bakabaho mu buzima bwabo bavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo ndandiriye, reka senge soze, abwirwa benshi akumva bene yo. Imana iguhe gusobanukirwa no kumenya koko pasiteri dusigaranye ni Mwuka Wera, abasigaye biragoye, ndetse n'umuyobozi n'umwuka. Na Yesu nibyo yavuze ngo nzaboherereza umwuka, nzaboherereza umuyobozi, kwa Data arahaza azabazana. Shimiye rero ngo ubana natwe, uhoraho aguha umugisha. Mwami Yesu ndagushimiye, uri mu ruhande rwacu, uri iburyo bwacu, ni ukuri. Uduhe rero kuzirikana za nkoni, ya misumari, kwa gupfa, kandi noneho uduhe kwizera ko wazutse natwe. Utuzure tuve mu byago, utuzure tuve mu ntambara, utuzure tuve mu marira, utuzure tuve mu bukene, utuzure tuve mu gahinda. Abakwizeye n'abakwiringiye ku Mbabazi TV gatatu ndetse n'ahandi hose, icyubahiro ni icyawe. Sabiye umuntu wese rero uteze amatwi kandi uri kumva, mu izina ry'Umunyanazareti, haleluya, abashe kukumenya no kugutahura, umukirize umubiri n'ubugingo, ntarwane intambara y'umubiri gusa, ahubwo n'iy'ubugingo. Mwami bibe uko nyene. Turagushimiye rero ko uduhereye ubuntu, mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera, amen. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Tubifurije gusoza Pasika no kuzatangira undi mwaka utwerekeza mu yindi amahoro. Turi mu mashimwe y'ubutaha, tuzaba twarabikosoye. Imana ibagirire imbabazi, bagwirize impuhwe n'urukundo n'agakiza. Ciao ciao, shalom shalom.